Urukundo ni kimwe mu bigize imitima ya benshi, ari naho iyo ugize amahirwe ugakunda ndetse ukanakundwa na kiza gisa nabyo. Mbahaye ikaze kuri Kirabo TV aho tugiye kurebera hamwe uburyo washimishamo umukunzi wawe. Ushobora kwibaza uti ese ni gute nashimisha umukunzi wanjye? Burya gutungura umukunzi wawe ukamukorera surprise cyangwa se ukamutungura yaba ku muhungu cyangwa umukobwa ni bimwe mu bintu bituma urukundo rwanyu rugenda rurushaho gutera imbere kandi mukarushaho kwizerana hagati yanyu. Nucikwe kino kiganiro tugiye kubagezaho uburyo bune butandukanye bwagufasha gutungura umukunzi wawe akabasha kwishima cyangwa ibyo wakagombye kuzirikana mu rukundo kugira ngo umukunzi wawe ahore anezezwa n'urukundo rwanyu. Gumana natwe. Ikintu cya mbere ugomba gukora umukunzi wawe ukamunezeza ni ukumenya isabukuru y'amavuko ye. Iyo umenye isabukuru y'amavuko y'umukunzi wawe ushaka uburyo umutungura ukamwereka ko ubizi kandi ubizirikana, hanyuma ugashaka akantu wamuha akariko kose karamushimisha kandi kakamwereka yuko urukundo umukunda ari urw'ukuri, bityo umunezero ukaba wose mu rukundo rwanyu. Jya ugerageza rero ku munsi w'isabukuru y'amavuko y'umukunzi wawe umutungure, umukorere akantu akariko kose kazamunezeza. Ikindi ni ukumuhamagara ukamubwira ko umukunda mu masaha atamenyereye. Burya kubwira umukunzi wawe ko umukunda ni ijambo usanga riba ryiza hagati yanyu. Rero iyo urimubwiye mu buryo ataramenyereyemo birushaho kumushimisha. Aho yaba ari hose akomeza aritekerezaho, arizirikana, ariha agaciro kadasanzwe. Rero bituma ahora agutekereza kumva yahora anezerewe kandi akumva uhora umunezeza. Ikindi ni ukumutembereza. Umukunzi wawe uko yaba ameze kose akeneye kumutembereza mukishimana. Jya ugerageza ushaka umunsi cyangwa nawe ushaka umunsi mutemberane. Abenshi bumva yuko gutemberana n'umukunzi ari ugusohokana ahantu hahenze mugakoresha amafaranga menshi. Oya, ntabwo ari byo. Jya ugerageza umutware aho ubushobozi bwawe bungana, uko ubushobozi bwawe buri. Ujya ugerageza ariho utwara umukunzi wawe. Rero abakobwa cyangwa se abasore ntabwo bakunda umuntu ugerageza kwiyemera cyangwa se gukora ibintu ashaka kwiyemera. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Jya umutwara ahantu hari ubushobozi bwawe. Ibyo bizatuma rero urukundo rwanyu rukura kandi rutera imbere. Uzirikana gusohokana umukunzi wawe umwereka ko umukunda urukundo rudasanzwe. Ikindi ni ukumusoma umutunguye. Gusomana n'umukunzi muba mukundana ni ibintu bishimisha buri wese mukundana, dore ko ari kimwe rero mu bimenyetso by'urukundo. Rero iyo umutunguye umukunzi wawe ukamusoma aho mwaba muri hose ni ibintu bimushimisha cyane bigatuma ahora abizirikana. Mu buzima bwa muntu gutungurwa mu byiza ni igikorwa kinyura umutima kikanyura umuntu. Noneho iyo rero ubikoreye n'umukunzi wawe mu gihe utabitekerezaga, aho ngaho birushaho kumushimisha kandi bikarushaho kunyura umutima. Gerageza rero ujye utungura umukunzi wawe, umutunguze bimwe muri ibi ngibi tuganiriyeho. Reka nanone turebere hamwe noneho ku bantu bakundana bafite abakunzi babo ariko batari kumwe nabo, bari kure yabo. Tujye kurebera hamwe uko byifashe n'uko bagomba kubigenza. Burya urukundo ni ikintu gikwiye kubohwa na bose uretse abatarumenyereye cyangwa se abatararumenya. Hari igihe rugutegeka ibintu rimwe na rimwe ukumva muri wowe none bishaka, ariko nanone ukabura imbaraga zo kubihakana cyangwa uvuga ngo ndabyanze, ahubwo ugasigara uvuga reka mbireke bizagenda uko byakagenze. Ibyo rero si byiza. Abantu rero bajya bibwira ko gukunda umuntu mutari kumwe cyangwa se mutakuranye, mutamaranye igihe kirekire muziranye bidashoboka, nyamara baba bibeshya kuko nta kidashoboka mu rukundo. Wabigenza ute rero kugira ngo ukundane uruziraherezo, uruziryasha n'umuntu mutari kumwe uri kure yawe? Dore inama zagufasha. Tujye kurebera hamwe inama zagufasha niba ufite umukunzi uri kure yawe mudahorana umunsi ku wundi. Igira intangiriro nziza. Mbere yo kuba ushobora mu gukundana n'umuntu uri kure, banza umenye ko ibyumviro bye kuri wowe bitarimo uburyarya. Icyo ni ingenzi cyane. Ko iyo uri kure y'umuntu ukunda ntibyoroshye kumenya icyo agutekerezaho. Niba rero ushaka gukina n'umutima wawe, icyiza no ko wabimenya ako kanya bitaragera kure. Menya niba umuntu mukundana ashaka gukina n'umutima wawe cyangwa se nimba koko ari ibya nyabyo. Gerageza umuhe umwanya ubimenye. Ikindi vugana nawe uko bishoboka kose. Komunika
communication ni ingenzi cyane muri iki gihe. Ufite amahirwe menshi yo kuba wavugana n'umukunzi wawe. Ikoranabuhanga ryarabyoroheje, mu itumanaho riroroheje, biroroshye cyane kuba wavugisha umukunzi wawe kuri telefone, ku butumwa bugufi se. Gerageza umuhamagare niba binashoboka, ntutinye kumusangiza ibyiyumviro byawe cyangwa se ngo wifate. Gerageza umwandikire nko kuri email, ahantu hatandukanye ushobora kuba waca ukaganira n'umukunzi wawe. Ikindi mubwire byose, kuba umwe ari kure y'undi ntibisobanuye ko mutagirana umubano nk'uwo bari kumwe. Witinya kumubwira uko umunsi wagenze, kumugaragariza inshuti zawe, kuba wamubwira udukorwa twawe twa buri munsi, mbese akamenya ibyo ukunze kubamo. Ibyo biri mu umubano ukomeye hagati yanyu. Gerageza rero ujye umubwira byose ntacyo umuhishe. Ikindi ujye umutera gutangara. Burya akamenyero rimwe na rimwe kadindiza ibintu. Kumuhamagara ku masaha amwe buri gihe, kubonana iteka nyuma y'igihe runaka, ibyo byose bishobora kugira za feri bishyira mu mubano wanyu utazi. Niba rero wowe ufite umwanya, ugerageza umutere gutangara, umutungure, umukore utuntu tumutunguye, umwoherereza impano, wenda unyujije nko ku iposita cyangwa se ahantu hatandukanye. Ushobora gukoresha ukamwandikira twa SMS dutoya, ukamwereka yuko uhora umutekereza igihe cyose. Ujye umukorera utuntu rero dutume yumva atangaye. Jya ugerageza nanone umugirire icyizere gihagije. Mu by'ukuri nutangira kumufuhira cyane ari na kure yawe, umenye yuko urimo kwangiza ibintu. Ntabwo ari byiza rero gufuhira umukunzi wawe mutanari kumwe, kubera ko nyine uri hafi ye, ngo utangire kwibesha yuko uri hafi ye ashobora kugutwara umwanya cyangwa se kumugutwara. Oya, bizamera nkaho yumva umubuza amahwemo. Gerageza rero umugirire icyizere gihagije. Ikindi ubahiriza gahunda mufitanye, kubera wenda ko mu cyumweru hagati nyine mutabasha kubonana cyangwa se muzamara igihe kinini mutabonana. Gerageza rero mu gihe abonye umwanya cyangwa se wowe ubonye umwanya, mwubahirize gahunda mufitanye. Nimupanga ikintu runaka, jya ugerageza igihe mwahanye nyine ugikoreshe neza. Ikindi mugire imigambi ihamye, haba kuri telefone cyangwa muri kumwe, mujye munaganira ku hazaza hanyu, ejo hanyu hazaza. Bizagufasha kumenya niba koko mugenzi wawe ukunda by'ukuri, kandi bizanagufasha kwihangana, dore ko burya abantu batangira gukundana nawe utekereza kuzabona n'undi, ariko bigenda biza buhoro bitewe n'urukundo rwanyu aho rugeze nuko rumeze. Gerageza rero umugire imigambi ihamye, nimupanga ikintu mugishyira no mu bikorwa. Ikindi byizere, ntucike intege. Igihe wumva ucitse intege kandi unamukumbuye cyane, bibwira umutima ngo ibyiza biri imbere, kandi niba koko mukundana by'ukuri, intera batandukanyije niyo igomba gukomeza urukundo rwanyu, kereka niba utizera ko urukundo nyarwo rurushya. Jya umugisha inama cyangwa unamubaza uko abyumva. Nubwo waba umubaza ikintu cyose ushaka kumuvugaho, ikintu cyose wifuza, jya umugisha inama, mujye mujyana inama. Ntutinye kumubaza ikibazo icyo ari cyo cyose, azanashimishwa cyane nuko uticecekeye ngo wifatire imyanzuro wenda itari myiza cyangwa se utamugishije inama. Jya ugerageza umugisha inama ku kantu kariko kose, n'izindi nama z'ubuzima ujye umugisha inama. Mfashe uyu mwanya ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye kuva dutangiye kugeza tukanye ku musozo. Ndeka mbashimire cyane, mwakoze. Reka ngusabe niba utarakora subscribe, ukande subscribe, kunyeganyeza ndakazogera kugira ngo ibiganiro byiza dutegura bijye bibageraho igihe. Mugubwe neza aho muherereye hose, kandi muhirwe mu byo mukora byose. Bye bye.